Ikaze kuri mwese mukurikiye Isaniro Empire aho muba muri hagiye hatandukanye waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda mwese turabasuhuje tubaha ikaze ku Isaniro Empire gusa nagomba ndi njyenyine ndi kumwe na Sani ya nanjye mba mabaye rwose nagomba nagiye kure urabizi nubwo Irani yashaka kunyigiza hirya nago najya kure abakunzi b'isaniro nago nabareka gutyo gusa natugomba kubazanira amakuru rwose tabwire ko iyi ntambara ya Irani itageze mu Rwanda. Umeze neza ariko konfi umva meze neza ndi kwitoza kucana imbabura gaze mbe nyivuyeho imbabura twe twamenye kuzicana kera twabonye ibi bintu by'intambara ntago twabivamo rwose urabona akagunguru ka petrole kageze kari gukosha ubu ngubu ikari gukosha pe kageze mu madolari 110 none nawe nibwo uri kwiga gucana imbabura njyewe oya nari mbizi ariko ndikongera kubyiyibutsa kubera ko gaze bya biro 6 waguraga 10,000 na bingahe ubu bigiye kuzamuka bya biro 12 waguraga bigiye kuzamuka rero ibyo byose nibyo tugenda tubamo hano ku Isaniro uzagera n'ibindi biganiro biri munsi ibyo twakoze ibyo tuzakora byose tuzatugenda tubahereza amakuru ni update kuyagezweho ubu ushobora gusanga turangaye gato mukanye nibwo yamaze kubona umusirikare mukuru n'umujenerali w'igisirikare cya Irani nawe amaze kwicwa mu masaha make ushobora gusanga urebye hirya gato ugasanga n'undi muntu arapfuye n'undi muyobozi cyangwa uko byagenda kose intambara rero ikomeje kuvuza ubuhuha nta guhagarara nta guteshuka mbese intambara nta guteshuka ifite kwicura ugasanga ngo ari Mohamed ni umujenerali niwe upfuye ugatangira kwibaza koko niba umujenerali w'igisirikare gikomeye apfuye ugatangira kwibaza ate biraza kugenda gute. Icyiza cya Irani nuko bafite systeme yabo n'ukuntu abayobozi babo bagiye bubatse iyo umwe apfuye bahita bamusimbuza wagira ngo bababizi kandi bupfe ariko n'ubundi nta kuntu babura kubimenya. So intambara rero intambara natwe ikomeje kutugeraho nubwo twicariye mu Rwanda kuko urumva niba dutangiye kwitoza gucana imbabura intambara tayari uzajya uteka umuceri ku mbabura wenda kagaze kaba k'imboga oya kazajya katugeraho ariko birumvikana kazajya katugeraho igiciro cyazamutse uko byagenda kose. So rero iyi ni intambara yatangiye tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka turimo nubwo ari kera rwose murabizi ubwo twatangiraga tubabwira ko ibitero byagabwe mu gihugu cya Irani ubwo leta zunze ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel bigatangira iyi ntambara bigashoza iyi ntambara kuri iki gihugu cya Irani. Ubu kintu ndi kwibaza Sanika nkubaza ubu ngubu abantu bo muri Irani urabiza benshi n'abasilamu ubu bari Irayidi ubu nanjye nago mbizi mfite amatsiko ariko nabonye bari bambaye rwose bamwe muri bo ariko ni muri Irani ushobora gusanga ari biriya bihugu bindi za Katari yego ariko ubutaha ibe byiza kuri mwese mukurikiye check microphone kwibaza ni gute uri mu ntambara ubu ngubu babyutse bajya gusenga nabo bateka umuceri nakubwira ngo kuyindira Irayidi ngo nzakohereza ujye kureba ntekereza ko intambara ishobora kuzaba yararangiye izaba yararangiye iyindi Irayidi ni muri Irani ni muri Irani n'abantu bo ku Isaniro hano uyu munsi bizije Irayidi mudutumire mba mugira ibihe byiza bagira ibihe byiza rwose ubu ngubu ni benshi abantu benshi ariko natangiye no kubona batangiye kwiyitirira abasilamu ndetse no kwigira abasilamukazi ubwo rero no muri Irani sinzi ariko nago nabo barawubaha umunsi nk'uyu nguyu kuko no mu minsi yashize ubwo bari mu gifungo nago bateshutse nubwo hari intambara uko byagenda kose yego nibyo rero biba bigize nubwo Amerika ibahereza agahenge ako se byakagombye kuba agahenge none bayisatangaza Israel igisirikare cyayo IDF ngo no mujenerali ari Mohamed Naini nawe tumaze kumwica ngo nawe arapfuye ku Irayidi ngayibaze kweri ariko ikiza cyo ku Irayidi ubu harundi urahita tora oye ubu ngubu ushobora gusareba neza urebe ku mbuga zawe ushobora gusanga ikiganiro cyarajya kurangira bahise batora uyundi bamutangaje ko harundi muntu yego komfi rero Irani rero yo ikomeje kutuzengereza nubwo twabigarukaho ariko nanjye ubwanye nsigaye nicara nkibaza ati se bizagenda gute by'iyi ntambara nkongera nkibaza kubera iki
kuko iyo ndi gukurikirana amakuru umunsi ku wundi isaha ku yindi mba ndi kureba ngo ndebe ko hari amakuru mashya nabona cyangwa se ikintu gitangaje noneho cyaba kirenze ibyo dusanzwe tubona usibye kumva ngo Mojtaba yavuze ngo agomba kuzihorera agomba kuzahorera abaturage ba Iran bagiye bapfa kuva intambara yatangira nk'uko bizi ko yabitangaje mu butumwa bwa mbere yacishije kuri televiziyo y'igihugu avuga ati rwose Iran ikwiye kuzihorera nkakomeza nibaza bazihorera mu buhe buryo bazarasa ibyo birumvikana ko n'ubundi baracyarasa nkongera nkibaza nanone gute ibihugu bigera kuri 7 bikomeje kuraswa uri kumva ariko ibihugu 1 2 3 4 5 kugera kuri 7 bikomeje kuraswa n'iki gihugu cya Iran. Ibyo bihugu ni ibihugu bikaze cyane birimo nka Saudi Arabia turabizi ko ifite igisirikare gikomeye cyane noneho ibyo bihugu 7 bikabona biraswa na Iran aho ibirasa mu masaha 28 nkibaza kubera iki ibihugu byo ko nabyo bifite ubushobozi ko byakiteranya kandi birabyemerewe kuba byaraswa nabyo bikaba byahita bifata cyangwa nabyo bigahita bijya kwivuna umwanzi reka mvuge gutyo bijya kwivuna umwanzi nabyo bikajya kurasa Iran cyangwa se bikajya gusubiza Iran bakomeza kwibaza kubera iki ibihugu bikomeje kuraswa naga ari ubwa mbere kuko bwa mbere nibwo twabonye ko Iran yabirashe mu masaha 28 gusa nta gihugu na kimwe kigeze kivuga ngo kigiye gusubiza Iran none ubashize iminsi 20 yego ariko uyu munsi nongeye no kubona indi nkuru ivuga ko Iran yongeye kubirasa igwira rasa rwose ibarasa guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Rero ngiye ibintu byakomeje kuncanga mwese ni ikihe kibazo kiri muri ibi bihugu ni inshuti za Amerika akaba ariyo mpamvu zituje nyine kuvuga ngo kubera ibyo bitimore reka mubwire Iran ubundi ngiye ntekereza ko Iran yagakwiye kuba ifatiye ya mbere ikajya kurasa muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko bari kurwana ariko ihora ijya kurasa mu bihugu by'abaturanyi igiye gushakayo ibirindiro bya leta zunze ubumwe za Amerika nubwo rero iyi ntambara ikomeje ibingibi bishobora kuba ibingibi bigaragaza uburemere cyangwa se ubuhangange bwa leta zunze ubumwe za Amerika kubera iki niba kurwana na Iran kuki atari yo irasa muri Amerika ahubwo ikajya kurasa niyo kuvuga ngo nk'urugero njye nawe turi inshuti urambabaje ngiye gukubita undi inshuti yawe aho kugira ngo babe ariho nza ngubite cyangire yo leta zunze ubumwe za Amerika yo cyangwa se Israel yo barashe muri Iran nayo hitirasa muri ibyo bihugu za Amerika rero ngiye mba numva Iran yagakwiye kurasa nyine yagakwiye guhita ijya kurasa muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko ikomeza kurasa ibyo bihugu 7 akaba ariyo mpamvu rero yaneye kwibaza kubera iki ibihugu 7 bifite ikihe kibazo ibihugu 7 ni suzi se rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo bya yindi nyine ryo mu isezerano rya cyane nabwo rihorwa irindi ijisho irindi umugeri uwundi igisasu ikindi ariko nyuma haza kuza ibyoroshye ravuga ngo umuntu nagukubita urushyi kumusayumi uzatege n'uwundi nawe akubiteho rero bishobora kuba ari cyo nyine ibyo bihugu biri gukora gusa ikintu gihari hari impamvu nk'urugero ntabwo nazanga gukubita ngo ndeke udafite impamvu sibyo none cyane ibihugu 7 none baze ko harimo na leta zunze ubumwe z'Abarabu harimo za Abu Dhabi harimo Dubai urumva harimo amaleta menshi rero byishyize hamwe bishaka kuba nabyo byaza bikarwana bikagera ariko se nkubwira ibihugu 3 n'ubundi already ku isi biri mu ntambara hiyongeyeho ibindi 7 ibihugu 10 bigiye mu ntambara urumva wowe ibyo bintu byaba bimeze gute wavuga ngo gaze ngo akagungurunga amadolari 100 nangahe ndabyumva kubyumva ndabyumva ariko se ni iyihe mpamvu nyine yo kumenya ni iyihe mpamvu ituma nese nabyo nuko biri gutekereza kuri icyo kibazo cy'isi muri rusange kuko byiyongereye muri intambara kuko reka nguhe nk'urugero Israel na leta zunze ubumwe za Amerika baraje barasa Iran yakoze iki nayo yahise uyo yagiye nayo guhangana n'umwanzi rero nanjye niyo mpamvu nkomeza kwibaza kubera iki noneho si igihugu kimwe n'ibihugu tuzi ko by'ibihanganye bifite igisirikare gikomeye nka Saudi Arabia turayizi ikomeza nyine itwereka mu buryo nayo ihambaye cyane kuba rero yafatanya n'ibyo bihugu bigiye bitandukanye harimo na leta zunze ubumwe z'Abarabu nabo bajya guhangana n'iki gihugu cya Iran ese ushatse kumbwira ko nabo baba batekereza kuri icyo kibazo cyo kuvuga ngo baramutse bagiye kurwanya Iran cyangwa kuyisubiza byahita biba intambara y'isi rero hari impamvu ibihugu muri ibi bihugu byose Iran iri kurasa hari impamvu bitari kuyisubiza nayo yarebye ibihugu urumva
ishobora gukubitira mu gafuka ku buryo nabyo kugira ngo bizafate umwanzuro wo kuvuga ngo natwe duteye Iran ni ikibazo. Ari byo tugiye kurebera hamwe mu mpamvu kubera iki Iran yataka ariko yo niba yatake kuki biriya bihugu byo mu karere ka Gulf kuki byo bitaza nyine ngo byataka Iran nicyo tugiye kurebera ibihugu biri bumva ari agasuzuguro mba numva ari uri nka perezida urumva ari agasuzuguro kuko ngewe nyine bita bivuga mpita numva ko nyine ibihugu bisa nkaho se ni ukubera ko biciriritse se ni ukubera ko bidafite ubushobozi se kubera iki gihugu kimwe cyatewe cyo kigahita kijya kurwana kubera iki ibintu biterwa n'ibijye kurwana. Ku munsi w'ejo rero biriya bihugu byarateranye urumva byarateranye baravuga none se bino bintu tubigenze gute rero biteranye byanzura ko bigiye gukoresha diplomasi kako bari barakaye hari uruganda rutunganya gaze rwo muri Qatar Iran yari yararashe irarasa cyane nyine urumva byahombeje Qatar n'uriya ruganda rwa Rasirafani ubwo ku munsi w'ejo rwaraswaga narabibonye rero nyine byarakaje Qatar cyane none biriya bihugu biravuga ati rero reka duhure ture ko twakoresha ibiganiro kugira ngo nyine tudakomeza kuraswa dukomeze tubyereke isi nyine bashobore kuba bahagarika Iran ariko mu zimwe hari impamvu zikomeye biriya bihugu bikoresha amagambo kugira ngo bihite bikoresha ibikorwa. Icyambere urumva ni ibihugu by'inshuti za Amerika rero byize nyine hari nk'ukuntu bigafata umutekano wabyo Amerika izawurinda urumva Amerika izawurinda wenda izabuza Iran nayo izayica intege gusa tugiye nko ku ruhande rwa Saudi Arabia hari nyine impamvu zigiye zikomeye biriya bihugu bitajya bijya muri iyo ntambara ngo bihite bivuga ngo rero buriya ngo natwe Iran reka tuyatake tuyikubite nk'uko nkaho uri perezida uhita uvuga ati nanjye ndabakubise ndabahaye rero nko mu mpamvu ya mbere hari nk'umutwe wa Houthis wo muri Yemen hari nk'umutwe wa ariko uriya mutwe ngo ufashwa na uriya mutwe wundi ufashwa na Iran niyo iwuha ibikoresho hari ni guhera muri 2014 ubwo Houthis nyine yafataga igice kinini cya Yemen cyo mu majyaruguru nibwo na Saudi Arabia nyine yashakaga kuyihagarika ibintu nk'ibyo bajya mu ntambara urumva Saudi Arabia ni nkaho yabiri kurwana na Iran ariko biciye muri Houthis urumva rero ariyo mpamvu nago Saudi Arabia yahita ijya muri iyo ntambara kuko n'ubundi yabibizi ko nago izagera kuri Iran ahubwo izabanza ice kuri uwo mutwe nyine wa Houthis urumva kubera ko ufashwa na Iran. Iyindi mpamvu biriya ni ibihugu bitagira amazi nyine yabyo karemano bimeze nk'ibiri mu butayu biba bimeze nk'ibihugu biri mu butayu urumva ko ari ikibazo nyine bibaho mfingewe nanone nshobora kuba mbona wenda ibihugu impamvu bitari kuba byasubirikanya na Iran ari uko byose nabyo ari ibihugu bya Kisilamu nayo buriya ntiyaba impamvu ahubwo ni impamvu nayo ikomeye uretse tugiye mu bya politike ahubwo tukajya no mu by'amadini ubwo ngaho twaba tugiye mu madini tayari twageze mu madini nta bintu byinshi njyewe mba mbizi ariko nabyo hari ukuntu kajya kancaho nkabona ikintu gihari rero mu madini tuzi mu bayisilamu hari abayisilamu b'abasuna hari n'ababashiya rero abasuna n'abashiya kandi unsobanurira ahubwo nabyo mbimenye kango sobanurire mwese basobanurire rero aba Saudi Arabia n'abasilamu b'abasuna Saudi Arabia n'umuyobozi wabo nyine ubutegetsi bwabo n'abasuna ariko muri Iran n'abashiya nyine ahantu bigiye ariko bose ni abayisilamu bose ni abayisilamu ahantu bigiye bitandukanye mu bya politike ni uko abasuna bo nyine baba bizera ko umuyobozi ava mu baturage nyine atorwa n'abaturage ariko abashiya bo baba bizera ko umuyobozi ava mu ba ancestors bw'aba ancestors oya nko mu buzukuru no mu buzukuruza ba Muhammad b'intumwa y'Imana Muhammad ubwo abo ngabo bari bandetse n'abashiya abo ni aba Iran ujye uvuga n'aba Iran rero ariko bose ni abasilamu nyine bose ni abasilamu bagira imyizerere imwe wenda uretse ko icyo kintu ari igihe icyo ngicyo nicyo batandukaniyeho cyo kuba cyaho abayobozi babayobora bava byonyine nibyo nyine baba batandukaniyeho ibyo rero bituma n'abasilamu bose rumva leta zigera muri 7 ibihugu bigera muri 7 yongeyeho na Iran bose n'abasilamu rero rumva
gufata ntabwo byaba bikiri intambara ya politike gusa ahubwo byaba bibaye byaba bigiye mu madini cyangwa sha ibi bihugu buriya ntibyari bitegereje ko uyu munsi uvaho nabyo bikataka kuko byari biri mu gifungo nyamara bashobora gusanga iri joro nabyo byatatse tubyitege bavuga ati igifungo kirarangiye shaka nze nkwereke wabona ariyo mpamvu byifashe kuko nta muntu uva mu rusengero akakubwira ngo kanze shaka gakiza nkarambika hasi nkwereke ni ukuri ushobora turebe neza ducunge neza ariko ushobora gusanga iyo ngiyo nayo ari impamvu nayo ni impamvu nyine baba bavuye mu bya politiki ahubwo bakajya no mu by'amadini rero ntago wakishimira ko abantu musengera hamwe bose nyine wumva bari kurwana kuko hari muri ziriya ntambara n'abaturage babigenderamo sibyo barahapfira barahashiriye rero ugasanga idini ya Islamu bose hagati yabo bari kurwana rero ibyo nabyo ntago baba babishaka niyo mpamvu buriya Qatar suzi ko Qatar igihuza ibihugu byinshi nyine mu biganiro mu madiplomasi igerageza nyine gukemura ibintu ariko mu buryo bwo kumvikana indi mpamvu ishobora kuba yagira ni uko buriya bihugu nka Qatar Saudi Arabia na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni ibihugu usanga biba mu butayu yego ntago bagira amazi yabo karemano rero ibi ngibi bituma muri babaho bakoresha ayahese bakoresha ayo basabye oya ntago bayasaba ndetse Irani bayasaba Irani cyangwa ibyo bihugu ubwo Irani yabaha amazi n'inshuti za Amerika ntago Irani noneho ntangiye gusobanukirwa Irani buriya igiye kurasa nk'iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyirashe buriya Irani ihita ijya kureba ibihugu by'inshuti za Amerika none cyane buriya Saudi Arabia niyo yagorewe kuri Irani ubwo yibirashe iba yumva ibabaje Amerika kubera ko buriya Saudi Arabia yajyaga inarega Irani ikavuga ngo Irani buriya ngo ifite n'ibitwaro Saudi Arabia yigeze no kurwana na wa mutwe wa Houthis muri Yemen muri za 2014 na 2015 ubwo nyine bahirikaga ubutegetsi bwari buriho bashaka gusubizaho nyine ubutegetsi muri Yemen rero urumva ni nkaho yari iri kurwana na Iran rero Saudi Arabia na Iran ntabwo babyumvikana ariko n'ubundi yari yarakabitse ku mutima ubwo nayo iri gukubita hababaza nanjye rero niyo mpamvu biriya bihugu ntabwo byakifata ngo bijye kurwanya Iran urabizi ibintu byose ihita bishwanyaguza rero bafite uburyo biriya bihugu nyine biba mu butayu bifite uburyo bifata amazi yo mu nyanja bikayakoramo nyine bikayayungurura ku buryo amazi meza banywa bakoresha ibintu bisanzwe rero iramutse ikamye urumva nabo nta kubaho ntago ari ngombwa inyanja baramutse bavuze ngo turashe muri Iran nayo yahita ibakupira amazi ibafungira ahubwo irasa kuri ibyo bikorwa remezo byabo by'amazi kandi bigaragara ko mu byumweru bibiri ibyo bihugu byose nyine bikoresha ubwo buryo bw'amazi n'amazi bwaba bugifite ngaho ibaze igihugu kitarimo amazi bajya imvura ariko iri bahereza amazi kandi Amerika si ihari se none se niba Amerika ihari kuki itari kubafasha kuki itari kuyifasha ngo ikomeze kubiha uburinzi nyine bukomeye uburinzi bwo barabufite muri Saudi Arabia buriya uzareba amakuru neza nta bisasu byinshi bijya bijyamo gusa Iran ikikora nako no kuri Israel bigenza Iran irarasa cyane irasisha nyine utudrone twa make urumva ngasanga ari nk'utudrone turi hagati y'amadolari 30 na 60 urumva koko numva wayafetse oya ntago ndi kuyafeka ariko ugereranyije n'ubwirinzi bw'ikirere ukuntu buba bugura urumva agaciro kabwo buba ari amafaranga menshi cyane rero ahubwo ugasanga Iran yohereje nk'utudrone 60 ku munsi ubwirinzi bw'ikirere bwose bwarashe nyine ugasanga Iran yo ibiri kugira ngo ibanze ibahombye mu bwirinzi bw'ikirere ubundi Iran nayo bifite imibare niyo mibare rero ibifite rero niyo mpamvu biriya bihugu bitapfa kwataka Iran ko birabizi neza ko Iran niba yifata ikavuga niba kamwereka nk'urugero hari nk'igikuntu uba ufite umushuti wawe w'umusazi uzi ko nta kintu atinya sibyo hari igihe uzi ko nta kintu atinya ku buryo uvuga ngo ninkora iki warakora iki anakube nta mutima nama afite naki rero niyo mpamvu bari kuvuga Iran niba Amerika irasa ikaturasa kandi atari twebwe none Iran twebwe tuyirashe ibikorwa byacu yabirasa n'ibibirasa none nta kintu twakoze bivuze ko ibihugu bititeguye kuba ubwo nyine ntabwo byiteguye bihagije ngo byumve koko byiteguye kuba byahangana na Iran kuko iyo biza kuba byiteguye ntabwo byari kuba bituje gutyo cyangwa se bicecetse nyine babirasura ubusa nk'inzirakarengane nk'uko biri kugenda oya urumva nawe ubanza kureba
icyangombwa. Iyo uri umukuru w'igihugu urumva ubanza kureba icyo abaturage bakeneye. Se abaturage bakeneye intambara, none se niba barashe nk'urugero la Serafani muri Qatar, urumva bakaba bayirashe, Irani yari yabateguje nyuma yuko nyine Israel nayo irashe uruganda rwabo, Irani irabateguza arabwira ati natwe tugiye kuza tubihorereho. Aho ngaho rero noneho tutatwinjira mu kindi gice cy'abayobozi. Aho ngaho ndeta ngaruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba koko abayobozi aribo bareba bakavuga ati ese koko dukwiye kujya mu ntambara cyangwa dukwiye kureba igihugu muri rusange cyangwa abaturage, ugasanga ku munsi wa none kuri aya masaha Perezida wa Amerika Donald Trump abasirikare bamushizeho, ugasanga nyine ntabwo bari kumvikana nawe, ugasanga nawe ubwo atangiye kwivugira ngo abanyamakuru ntabwo bakunda igihugu kuko ntabwo bari gukora, ntabwo bari gutangaza ibyo ashaka ko batangaza, ntabwo bari gutangaza nyine bari ku ruhande rutamushyigikiye, kuko wakomeje kuyibona na wa mu generali yitwa nde Joe Kent. Uyu mu generali nawe ugasanga ari kuvuga ngo ntabwo yari kwemeranya na perezida, kandi urumva n'ubundi baba bari hafi cyane, baba bari kumwe nawe. Ni umuntu uba uri mu bintu bya gisirikare, ntabwo ari umusivili gusa, ugasanga nyine yigumiye cyangwa yavuze ngo njye ntabwo nakomeza gukorana nawe cyangwa ntabwo nakomeza kujya inyuma. No mu minsi yashize nabwo warabibonye, hari undi mu generali nawe wari ukaze, we noneho bari mu nama, bari barimo kuganira ukuntu ku bindi bitero mu nteko uburyo ibindi bitero biri buze kugenda. Umujenerali we noneho arahaguruka imbere y'abayobozi bose, imbere y'imbaga, warahaguruka aravuga ngo ntabwo bishoboka ko twakomeza kurwanira Israel. We nyine yabivuze mu buryo nk'aho Amerika ariyo iri kurwanira Israel cyangwa ari nk'abakozi ba Israel, ngo ntabwo dushaka kujya gupfira mu ntambara za Israel. Rero ugahita utangira kubona abayobozi, niba ari abayobozi kandi b'ikirenga bakomeye, batari abantu nyine ari nk'abakuvuga ngo abaturage bari kwigaragambya bavuga ngo murekere intambara biri kutugiraho ingaruka iki, aho ugasanga n'abayobozi ubwabo bari kubibona, baritangiye kwivugana umuyobozi mukuru w'igihugu. Ibyo ni uko byumva. Erega intambara ntabwo ari ikintu cyiza, rero ntabwo abantu bose baba bafite imitima mibi yo kuvuga dukomeze turwane tuyirase. Rero hari abantu bari gutekereza, niba mfite abana mu rugo, urumva abana b'abandi nabo turi kurasa, nabo wasanga hari umupapa uri kuvuga ati ntabwo ndyama abana banjye. Rero ntabwo abantu intambara ikintu kitari cyiza buriya, ntabwo babona abantu bose bagishyigikiye. Hari n'abavuga toya twebwe twikuyemo, ari nayo mpamvu nyine Saudi Arabia na biriya bihugu bindi biri kugerageza gutanga amahoro bigakoresha diplomasi, ariko nyine mu bintu bigize ase kubera iki ubundi, kubera iki ibi bihugu byahisemo inzira ya diplomasi aho guhitamo intambara? Kandi impamvu naziguhaye ubuye ntabwo wazimpaye. Nibirasa muri Irani irabipira amazi, Yemen irabyataka, none Saudi Arabia ifite vision ya ni 2030. Urumva nyine vision yayo, urebye biriya bihugu byinshi birebera nyine ku mazi, nako kuri peteroli, kuri gaze, ku mavuta. Rero ngaho ibibazo byose bigiye mu ntambara, noneho bakazajya peteroli yabo bagakubita inganda, bagashyira hasi amazi bakayakupa. Urumva ko n'umuhora barawufunze, urumva ariko ngo ntabwo bawufunze ku bihugu byose. Yego, ntabwo ari ku bihugu byose. Iby'ingenzi ni Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zacu. Ubwo bivuze ngo u Rwanda ntabwo twebwe turimo, ntabwo turimo twebwe, mu bafungiye uyu muhora izadufungurira ko hari nk'amato ya Pakistan, amato y'Ubuhinde yagaragaye aca muri uwo muhora. Rero Irani yavuze ko niba uri inshuti zacu, aragaci niko yavuze, ni umuvugizi yavuze ati niba uri inshuti za Irani tuzagufungurira amato yawe aceho. Ariko mu gihe uri inshuti ya Amerika ntabwo bikunda. Oya, twebwe ntabwo turi abanzi ba Irani, ibyacu ubwo tuzabinyuzaho. Ibyacu nta bicuruzwa watumije. None se komfi y'intambara rero, ngiye nyibazaho ibibazo byinshi ushobora gusanga n'ahanga nicaye. None ni njye wuje kubibaza, naje kukubaza kuko ni wowe nyibariza ibyo nzi ndakubwira. N'abakunzi b'isaniro dukomeza kwibaza ibibazo nk'ibi ngibi umunsi ku wundi.
murumva ko rero twebwe u Rwanda turacyafite amahirwe, twebwe nyine ntabwo bari bavuga ati mwebwe turabyanze, ntabwo twabaniwe, ntabwo twafungiwe, ibyacu bizanyuraho. ni ukubanza ukazajya kuvugisha Iran ukabwira ati twebwe buriya turagufana, turi inshuti zawe. Rero niyo mpamvu ibyo bihugu byose bifite ubwoba ngo kuba ibikorwa remezo byabo bishobora kwangirika, nyine baramutse bavuze ati natwe reka twishore mu ntambara ya Israel ndetse na Iran na Amerika, cyane cyane ko biriya bihugu nyine byizera ko Amerika izabirindira umutekano. buriya ahangaha Uburusiya uyu muhoro kuba ufunze, reka nabyo mbigarukeho. Uburusiya ubu ngubu kuko warabibonye, Uburusiya bwabyungukiyemo cyane kuko peteroli cyangwa se gaze mu bihugu bigiye bitandukanye bikomeye birimo nk'Ubushinwa, uriya muhoro ugifungwa byatangiye kugenda bireba Uburusiya. kugira ngo wabonye amakuru ko Putin akamwenyu kari kaje niwe watangiye gutanga peteroli ye cyangwa se ibijyanye na gaze, niwe watangiye kujya bigurisha ku bihugu nyine bigiye bitandukanye bikomeye. Gusa nawe yabashyiriyeho kondisiyo, kurumva bari baramufatiye ibihano, arabwira ati nanjye murabanza munsinyire amezi menshi, igihe kinini nyine, apana kuvuga ngo muranyiyambaje ngo kakirani ngo yabanze ngo muhise ngo muza hano, nanjye murabanza munsinyire kontra y'igihe kinini. Ariko ntabwo ibyo mbyemera. Wabyumva gute yo tugiye kumva tukumva ngo nk'Uburusiya noneho buri gufatanya na Iran ntabwo ikiri yonyine. Ariko ukunda intambara, reba ukuntu uri kubivuga wishimye. Ntabwo ari ukunda intambara, ntabwo ari ukwishima. Reba mudufite nyine ubundi nyine ibintu nk'ibi biba biri kuba ukwiye nyine nanjye ndabireba nkabo nyine ugasanga uruhande rumwe ndi kugenda mbabara cyangwa se nkibaza kwera iki ngiye ngeze ku ruhande rwa Iran nshinga gati ngavuga nk'Uburusiya, kuko Iran twarabibonye, Iran yagiye ifasha Uburusiya mu ntambara zigiye zikomeye. Usibye ko ubu ngubu Uburusiya ntabwo bworohewe, nabwo buri kurwana na Ukraine, ariko Iran nayo yarahabaye, yafashije Uburusiya cyane ubwo yari iri kurwana, nawe ubwo yari mu ntambara, ariko ntabwo nibuka neza, ntabwo nibuka. Soza wa mukobwa we kanzoza ikiganiro ariko nyine ngiye bitabinera gutekereza Uburusiya tugiye tukumva ngo Putin nawe yiyemeje kuza gufasha Iran. Byaba ari ibintu bikomereye Uburusiya, kubera ko urumva Uburusiya bwa buri kurwana intambara ebyiri kandi zitoroshye. Aho ngaho iyo ngiyo tuye tuyiretse, iyo ya Ukraine tuye tuyiretse, uyu Uburusiya ni nkaho bwa buri kurwana na Amerika inshuro ebyiri. Icyo nshatse kuvuga ntabwo uri kucyumva neza, aho ingingo nari nshatse kugushaho. Ubu Trump ntiyahita yiruka cyangwa agakuramo akarenge ke, ntago yagera. Yakomeza gusa ubona uwo mutima wo kwiruka ufite, ntago yagera. Ubona atiruka ntago yava hari. Yagaruka yavuga ati umva kanze none mbakubite muri babiri azabonera ibyo kandi rwose nko mu cyumweru cya kabiri amahirwe menshi nyine abantu batangira. Impamvu mbivuze nuko amahirwe menshi abantu bakurikiye intambara, abantu nyine cyangwa n'abandi baturage cyangwa se n'ibihugu bigiye bitandukanye byo muri aka karere ka Gulf bari batangiye guha amahirwe menshi cyane, nko kwijana byari bigeze nko kuri 60%. Batangiye kuvuga bati Uburusiya nabwo bwaje, nabwo nyine nibyari biri mu mitwe y'abantu kwa gushaka kumva ko Uburusiya kuko bwafashijwe na Iran nayo ikwiye kuza ikaba yabufasha, ikaba yafasha Iran kuba yarwanya n'ubundi cyaba cyose ngo yabiri gukora nyine, kubera ko urumva Trump yatekerezaga ko intambara izamara iminsi umwe kabiri gatatu ine yonyine, ariko intambara imaze iminsi 20. ko yabitekerezaga nyine ntabwo ariko byagenze kuzura ibyumweru 3, ahubwo nabwo izageza no muri 2027 kuko impamvu mbivuze nta cyizere, nta kintu urashaka none tuva kuri kumbabura tukajya kunywa. Oya tuzanaburara ahubwo dore ngaha hondi ujye ku mavi dusenge iyi ntambara. Twaburara se tukavuga. Oya wavuga kubera iki se ubona abakunzi b'isaniro babaho gute? Nibyo rero twagarukagaho muri kino kiganiro turi kurebera hamwe impamvu niba Iran yifata bakayirasa, Israel na Amerika bikayirasa, nayo aho kugira ngo irasa abantu bayirashe igahita ijya kurasa izindi nshuti za Iran za Amerika, ikajya kurasa inshuti za Amerika ndetse na Israel nka Qatar, kugira ngo ubone kirakaza Amerika n'ibikorwa remezo byo muri Qatar zibyangize, no kubera iki ibyo bihugu byo bitishyira hamwe ngo nabyo bibe byarasa Iran. Kuki ibyo biri kuvuga ngo takoresha diplomasi, turahuruza isi tuyibwira ati mwasimwe mwadufashije mukashyira igitutu kuri Iran ikarekera. Rero twareberaga hamwe ku mpamvu nyine ibyo bihugu
ubwo rero bitari gutera Iran. icyo tubonye nuko Iran icyo tubonye nuko Iran nayo yarebye ibihugu nyine bya bindi yifatiye yego bya bindi bifite intege nke hamwe irebera ku ntege nke zabyo abanimba kubita ntacyo bazantwara kuko hano nta kintu mwangira reka bariho nkubita bundi Amerika ya kare ni handi uvuga ati irengarenga Amerika nyisenye ewan bikaba ari ibyo ngibyo rero biri kugenda biba ku isi nyine muri iyo ntambara iri hagati ya Iran, Amerika ndetse na Israel, ari ibyo ngibyo biri kugenda biba hano ni ku Isaniro Empire. Tuzajya tugenda tubagezaho byinshi biri kugenda biba muri Amerika. Njye nabyise nk'ivugururwa riba ku ntambara. N'ivugururwa bisa nibuka ivugururwa ry'itorero. Dukomeze rero duhurire no mu bindi biganiro Isaniro Empire igenda ibagezaho. Njyewe ndi Confiance na Sani nanjye rwose Sani nari mpabaye nago najya kure nk'ababwiye amakuru aya makuru y'ukuntu dutangiye gufatisha imbabura bamwe muri mwebwe murabizi buriya ndabizi wese witekerezaho wese utangira gutekereza ukuntu mu minsi mike wacanaga gaze nkuri gucana inseki nkuri gucana kunkwe ariko ubu ngubu bikaba bitangiye kugukomerera. Ndabizi buriya hari abantu bari kutwumva badukurikiye nabo bigenda bibaho umunsi kundi, ubwo nawe wumve ko nyine ingaruka zatangiye kukugeraho ariko humura rwose twebwe ntago umuhora wadufungiye kuri twebwe gaze izajya ihagera ariko nyine izajya ihagera ihenze kuyatinze. Rero ni ibyo ngibyo twagarukagaho, mukomeze mugire ibihe byiza. Isaniro Empire amakuru yose nakagaruka. Ciao ciao.